Reka mwifurize kugira ibihe byiza no kugubwa neza muri aka kanya. Nkuko mubimenyereye muri video y'uyu munsi mbazaniye umuti. Nkuko n'ikindi gihe buri gihe mpora mbazanira imiti igiye itandukanye, ariko muri aka kanya nzaniye umuti umuntu umeze gutya. Hari igihe ugira nk'inshuti ukagira umugisha rwose ukaba uri umunyamugisha, ugira inshuti z'abantu bagiye bakomakomeye. Muri video zashize naberetse uburyo ushobora gukora abantu b'abakire, abantu bakomeye, abantu b'abayobozi bakakwifuza rwose bakajya bumva ari wowe bagira inshuti. Ariko n'ubundi ushobora kubagira ari inshuti zawe ari nyamara bafite ayo mafaranga, barakize, bafite uburyo bwose bushoboka, ariko kugira ngo azakuvungurire ku ifaranga ukabona ni ingorane, ukabona ni ingorabahizi. Muri video y'uyu munsi ngiye kukwereka uburyo uzakoresha rwose uwo muntu wawe, iyo nshuti yawe, wenda se n'uwo mwahuriye kuri Facebook, ariko ukuntu ujya kuri za social media ugahura n'umuzungu, akora rimwe na rimwe hari igihe batari abazungu nabwo mujye mumenya ubwenge, akaba yarashyizeho igifoto cy'umuzungu, ariko ntacyo reka twivugire. Ukaba warahuye n'uwo muzungu uri Burayi ufite amadolari, ariko kuri rareka da mukanaganira mukabipanga, akakubaza ibibazo ufite ukajya ukamuganyira ukavuga uti bigiye gukoreka, ariko ukabona ntarirekura. Ukaba ufite umukire wawe nyamara rwose wakabaye hari imiyaga gushyiriramo akaguhuhiramo, ariko reka data nta guhuhiramo, nta gushyiriramo imiyaga ngo wumve nawe ku buryohe bw'agafaranga. Ngiye kukwereka uburyo uzabigenza, asigaye wiryamire mu gitondo kare kare uzampa ubuhamya wowe, uzaze kumpa ubuhamya. Kandi abantu benshi ntabwo mugaruka gutanga ubuhamya, mumara kwiyumvira kuri iyo migisha mukigendera. Umuntu ugaruka gutanga ubuhamya ni ufite ikindi akeneye. Nakora waravuga ati bya mbere nari nabikoze bigenda neza, ati none mumbwire n'ibindi. Uyu muti rero nkuko mubimenyereye buri gihe mbahereza imiti igiye yoroshya, benshi bikababaza cyane bakavuga bati imiti ukuntu yoroshye, ati njye ntabwo byo bintu gusa se byakora. Umuntu ugasanga yababaye yagize agahinda ngo uko navuze ko nakoresheje umuti woroshye. Umuti ngiye kukwereka uyu munsi urasabwa gusa kuba ufite igikoresho cyitwa telefone. Telefone nziko nta muntu utayifite. Numara kuba ufite telefone, ikindi kintu usabwa kuba ufite, urashaka agapapuro rwose gatoya ariko kavuye ku rupapuro rwa duplicata, kadaciyemo umurongo, katariho gatashe, katanduye. Agapapuro keza kabisa. Ugakate. Ushake ikaramu y'ibara ry'umukara, urabona iyi ni umutuku ntabwo twayikoresha, ntiyemewe. Ubururu ntibwemewe. Ushake y'ibara ry'umukara cyangwa marikeri ariko y'ibara ry'umukara. Ikindi kintu urasabwa kuba ufite ni ikintu bita parufe yayindi abasore bicucira nyine cyangwa abakobwa bari kugira bahumure neza, iriya nayo uze kuba uyifite. Ahasigaye ushake umudarasini, ka gafu k'umudarasini. Nurangiza ushake amavuta ya gikotoro yanditseho ijambo vaseline. Ubwo buriya mvuze ibintu ngira ngo ni 5, sibyo ra? Mvuze telefone, ubundi urayifite kuko ni nayo uri kundeberaho. Mvuze parufe, mvuze ikaramu n'agapapuro, mvuze amavuta ya vaseline, mvuze n'umudarasini. Ibyo bintu ko ari 5 n'ubu bifite, uvuga uti mu gitondo ndarya ku madolari y'umuntu tuziranye utajya ari kure, wagira ngo afite impiri mu mufuka. Asigaye noneho rero niba ushaka kumenya uburyo urarya ku mafaranga y'uwo muntu wamaze kuba ufite ibi bintu, icara, tera agatebe, mubwire ukuntu ugiye kubikoresha. Asigaye ibintu biragenda neza, uzaza kunshimira nyuma. Uzafata ka gapapuro, tubare kwa kari agapapuro, wandikeho amazina y'uwo muntu wawe, y'uwo mukire wawe utajya guhereza, wandike inshuro 7. Wenda njye ndi Pastor Tabib, ushobora kwandika tubare kwa uwo muntu ariko yitwa Pastor Tabib, ukabyandika inshuro 1, inshuro ya 2, inshuro ya 3, kumanuka kugeza kuri 7 times. Wamara kubyandika inshuro 7, uzafata ka gacupa ka vaseline karimo amavuta ya vaseline. Urebe neza agacupa niba ugafashe muri aka kaboko, iki kiganza hazajyamo uru rutoki, gira ntawe utari kurubona, rumwe rwitwa musumba zose. Usumba zose niyo ukoza muri vaseline, nukoza mu rundi umuti uzaba wawishe. Ibyo bintu byumva. Ukoze mu rutoki, ufateho amavuta, uyazane uyasige kuri rwa rupapuro neza hose, mu nguni hose handi kuri ya mazina. Ube wizeye ko ahantu hose amavuta yahageze. Aya mavuta namara kugeraho uzagenda ufate kuri ka gafu k'umudarasini nako kazane ukanyanyagizeho, urumva kazagenda kari gufata muri ya mavuta. Nurangiza ufata ya telefone,
telefone n'urupapuro uzabifatana gutya. Telefone urayibona n'urupapuro ni gutya. Ukibifashe gutya uzafata parufe ucuciremo, numara guteramo ka parufe ubyegeranye gutya, ugenda urambike ahantu ku buryo telefone iryamiye rwa rupapuro. Noneho rero mwumve izi video zanjye abantu batazumva ahubwo bakirukira kuza kunyandikira kuri WhatsApp, nababa batazikurikiye umurongo ku murongo kugeza ku iherezo. Kandi ndakubwira umurikire kugeza ku iherezo kugira ngo buri kantu kose kumve. Ibi bintu ubikora ari nijoro ugiye kuryama, kubera ko iyi telefone ntabwo uri bwongere kuyegura. Babandi bakanguka baterura bajya muri za WhatsApp no mu mbuga nkoranyambaga, rwose iryo joro uzihangana cyangwa ushaka indi telefone ariko usanzwe koresha yawe, ntabwo ujya kwitira. Noneho numara kubikora mu iryo joro wiryamire, nta kindi kintu ukabikorera mu cyumba cyawe. Asigaye uzayirambike gutya wiryamire, uvuga isengesho usenge nk'uko ushaka, ubwira Imana uti shaka ko mbona ku mafaranga avuye kuri kanaka, umuvuge mu mazina. Mu gitondo uwo muntu wazaguhamagara, iyi telefone uzakangukayo iri kuguhamagara, niyo uzaba washyizemo simukadi yawe, azaguhamagara kubaza niba hari ibibazo ufite ngo bagufashe. Ni amagambo y'ubwenge bambigisha, kandi ababikora bafite kwizera bageze kure cyane. Ibi bintu birasaba ngo bitize kwizera, birasaba ngo nkuko muganga akubwira ngo ntunywe inzoga cyangwa amata cyagiye baguhaye ibinini, nanjye ndakubwira nti ntujye mu buhehesi cyangwa mu businzi. Asigaye ukiri kwizera nako urabyumva. Ubundi wagiye wasinze uri kujajaba, uko kwizera kwavaye. Nukuvuga ngo usabwa rero kwitwararika kugira ngo ibintu bigende neza, bibe biri mu murongo. Asigaye numara kubona kwa ayo mafaranga uzazungurireho n'icyaje. Abantu benshi ndababwira ibintu kandi mukabona umugisha mukigendera. Nukuri Imana y'amahoro ikomeze ibarinde kandi bakomeze mwuko kwizera, kuko kwizera ni kimwe mu ntwaro rwose zigufasha kugira ngo iyi miti yose igenda neza. Imana y'amahoro ikomeze kurinde muri byose. Kandi ntimwibagirwe gukora like ndetse na share. Umuntu mushya nukuri gukora subscribe ni ingenzi kuko bituma video zacu zigenda zikugeraho. Yendi Pastor Tabibu, iyi channel no Gusenga TV. Ko mu byukuri aya mata ntabwo ari amata y'inka, ahubwo ni amata y'icyo bita inazi. Inazi niyo bita coconut. Ku batayizi, amata ya coconut ushobora kuyasanga ahantu hatandukanye, ndetse ubaye utabasha kuyabona ushobora kunyandikira ukambwira ngewe nkayaguha kuko ndayagira. Ikindi kintu cya kane muri kureba aya